Bene data, nshuti zanjye, abantu munkurikira bwa mbere, mwese ndabaramukije mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, amahoro n'imigisha biva ku Mana Data wa twese bikomeze kubana namwe mwese ndetse n'abanyu bose aho muherereye hirya no hino mu mpande enye z'isi. Ikaze muri kakanya keza tujya tuganira mu ijambo ry'Imana. Uyu munsi ngiye kuganira n'abantu batarashaka ariko n'abamaze kubaka. Inama zanyu, ibitekerezo birakenewe. Ndabaganiriza kandi n'amasomo nize mu rukundo. Amosi igice cya 3 murongo wa 3 hari ikibazo nge nawe dukwiye kwibaza. Kibaza kiti, mbese abantu babiri bagendana batasezeranya? Ibaze nanjye nibaze. Utaza hajya ntamenya n'inzira imujyana. Kutamenya icyerekezo cy'abagenzi tugendana nabo bituma tuyoba inzira, bikatuzanira imibabaro, gutandukana, indwara nka depression, kwigunga, gufata imyanzuro ikakaye cyangwa mibi, guhinduka mu mico. Hari abiyahura, hari abaroga, abicana, umuntu akemeza kutazashaka ubuzima bwe bwose, ubusambanyi, cyangwa se umuntu agahora ahinduranya inshuti. Ibi byose cyangwa se iyi myanzuro ishibukana urwango. Iyo tabayeho kwihangana no gusenga, iherezo riba ribi, kandi abangana, abicana nta mugabane bafite mu ijuru. Ariyo mpamvu dukwiye kuzirikana ibi, kumenya neza uwo mugiye kubana. Ijambo ndagukunda rikoreshwa kenshi. Mbega ukuntu iri jambo ridasanzwe hagati y'abantu babiri bakundana. Umukiza wacu wadukunze urukundo rw'ukuri kandi rurengeye, yishimira ko umubano wacu na bagenzi bacu waba mwiza. Urukundo Kristo akunda itorero yarugereranije n'urukundo hagati y'umugabo n'umugore. Ariko kandi twakwibaza niba iri jambo ndagukunda turikoresha mu buryo bukwiye kandi tukariha agaciro karyo. Harageze ngo tuve mu buhumyi bw'urukundo ruri kubera benshi gisitaza kandi kirimbura. Tuzirikane ibi cyane. Nurambagiza umuntu usenga, uzamenye ko nawe ari kwitoza inzira yo gusenga no kwiyiriza ubusa, byaba na ngombwa mukibuza n'ibitotsi bya nijoro musenga. Nushaka kurambagiza umuntu ujya mu kabari, uzatekereze ko hari igihe mushobora kujyanayo kandi ukaba wanamugurira inzoga kuko ugiye kumushaka uzi ko azinywa kandi wowe utazinywa, wenda unazanga. Nukundana n'umuntu ujya mu kabyiniro, uzatekereze ko ushobora kwisangayo mugafatanya. Nutekereza gushaka umuganga, uzamenye ko hari amasaha menshi ashobora kuzaba atari mu rugo, harimo n'ay'ijoro bitewe n'akazi ke. Nutekereza kubana n'umusirikare, uzibuke ko ashobora kumara igihe kitari kigufi ari mu kazi adataha. Nutekereza gushaka amaraya, uzanatekereze ko hari igihe ashobora kugusubiramo cyangwa se akajya bukora yihishe. Nurambagiza umukinnyi w'amafilm, abanyarwenya, abahanzi b'indirimbo z'isi, menya ko uzashyigikira ibyo akora. Uko bambara by'urukozasoni, imibereho babayeho, buri kimwe cyose, mbese uzabyemera. Kuko nibitaba bityo hazavuka intonganya. Nsozereze ku batunzi. Aba Yesu yabavuzeho ko bigoye kwinjira mu bwami bw'Imana niba urambagizwa n'umutunzi, cyangwa se urambagiza uri umutunzi. Ubutunzi bw'isi, ibyishimo butanga n'ubw'igihe gito, reka bwe kukubera umutego ngo butume kandi ubera abandi umutego kubwo gutwarwa nabwo. Erega shenge ntibugwira, kandi umuntu arapfa akabusiga bukaribwa n'abatarabwokeye. Kandi iyo bukoreshwa neza bwajyaga kubera wowe n'abandi umugisha mu cyimbo cy'umuvumo. Ibi byose mbivugiye ko hari igihe tubona abantu tugakururwa gusa n'imvugo nziza n'ibyo tureba inyuma, tukaba twahita dufata imyanzuro yihuse yo kwemera ubusabe bwabo, kandi bya bindi bitatugaragariye ari byo bihatse byinshi, maze kuko hatabayeho kugenzura gusenga, amaherezo akaba mabi. Ntabwo abantu bahuza byose, ariko hari ibyo kwitaho. Urugero, niba usenga, ntiwibeshye ko umuntu udasenga mwaterana intambwe. Aha ndavuga umwe wamaze guhitamo inzira ye. Ingero zo kudahuza nyinshi tuzibona umunsi ku wundi. Intambara mu ngo, umwiryane no gutandukana. Ubuhamya bw'ibikomere by'abana batandukanye bakomotse ku babyeyi badahuje cyangwa badahuza.
ni mutyo twe kuba impumyi mu rukundo ngo tugendere kandi dukore nk'abatagira ubwenge. Si igihe cyo kwitwaza amarangamutima n'ibindi ngo tubabaze bagenzi bacu. Nitugira igihe cyo gutekereza neza no kugenzura ibyo tugiye kwinjiramo, ingaruka nziza cyangwa se ku ngaruka mbi, uko twabyitwaramo kandi tukagira Imana nyambere, ntituzayoba kandi tuzaherwa. Satani warwanije umuryango bwa mbere mu ngobyi ya Edeni kandi akagera ku ntego ye, ubu ari gukoresha amayeri mashya kubenda ku bana maze bigapfira mu kurambagiza. Abantu bakabana hari ibyirengagijwe kandi bitakosowe. Tube maso. Inzu yose ikomezwa na fondasiyo. Iyo fondasiyo yubatse nabi, inzu iragwa. Ibi tubigereranye n'urukundo rupfiriye mu irambagiza kandi abantu bakabirengaho bakabana. Intego ya Satani yo gusenya umuryango ntiyahindutse, kuko azi ko iyo umuryango udakomeye n'itorero ritakomera kandi na leta nayo ntikomere. Satani asobanukiwe neza ko umuryango wubakitse, itorero na leta nabyo bizakomera. Niyo mpamvu noneho ari kugerageza guhera mu mizi arandura mu mugambi wo kugira ngo mu rugo ntihazarangwemo ubwumvikane, abaho bahore baryana nta rukundo, kandi ahatari urukundo abo mu ijuru ntibishimira kuhaba. Satani yinjira gusa aho ahawe ikaze cyangwa aho Imana imwemereye kwinjira, kandi aho Imana imwemereye kwinjira ibizi neza ko Satani azatsindwa. Rero tugenzura uruhare rwacu, turukosore. Mu gihe twitegura gutoranya cyangwa se guhitamo uwo tuzabana nawe, twirinde kuyoborwa n'amarangamutima, gushwa n'ubutunzi, uburanga, igihagararo, inkomoko, izina, amashuri cyangwa se imiryango, kuba iziranye, ubucuti bw'abantu. Ahubwo tugenzure niba uwo muntu akunda kandi agatinya Imana, ayubaha, yitondera cyangwa se agerageza kwitondera amategeko yayo, atari bimwe byo ku munwa by'ubu. Amahitamo mabi ahwanye n'umubabaro, kandi iyo hatabayeho guhindukira, uyu mubabaro ujyana cyangwa se uganisha ku rupfu. Ibyambayeho igihe kimwe nakundanye n'umusore, maze biba ngombwa ko tudakomezanya, atari impamvu zimuturutseho ahubwo ziturutse kuri umwe wo mu muryango we. Ariko nyuma yaho nasobanukiwe ko yari gahunda y'Imana. Nshuti zanjye, n'utuntu duto mujye mutwitaho, kuko nta kimenyetso gito kibaho kidafite ubusobanuro. Hashize igihe kinini ntari buvuge kubera impamvu zihariye. Yashatse ko dutangira bundi bushya, ariko kandi bitewe nuko tutari duhuje imyizerere, ngira amakenga. Sinashaka kwiyobora kuko icyabaye kitigeze gisibangana mu bwenge bwanjye, maze nigira inama yo kubanza gusenga ngo menye ubushake bw'Imana. Kuri we nta kizira, icy'ingenzi ni ugusenga kandi ugakunda abantu. Mbese iyi dini yubakiye ku rukundo mwaba muyizi? Urukundo rwonyine. Hahise iminsi ndota inzozi, mbona pica zitandukanye, turi kumwe nkunze mu buryo butangaje kandi njyenyine, akamba hafi akandinda kandi nta mico mibi yamuranzweho. Ku bakundana murabizi neza ko ibi byose biba bikenewe. Umuntu wagukunda by'ukuri akagutonesha, akakurinda, akakuba hafi, kandi ntagushore mu ngeso mbi, ntawe wamunganya. Ariko numvise ijwi rimbwira ngo nubwo ubonye ibyo ntiwemerewe gukundana nawe. Ndababara cyane, mbaza uwanyeretse iyo pica nti ni ukubera iki nemerewe kuba nakundana nawe n'uburyo mbonye ukuntu ankunda? Nta gisubizo nahawe muri uwo mwanya. Narakangutse n'ubundi ndasenga. Nshuti zanjye, abadukunda bose cyangwa se abatwereka ko badukunze, ntibivuze ko twakundana nabo cyangwa se ngo tubane nabo. Inyuma y'ibyo tubona hari ibindi bikomeye bitaboneshwa amaso ya kimuntu, kandi nibyo byo kwitabwaho cyane. Rero twe gukururwa na bya bindi byose navuze, ahubwo dusenge twifuze kuyoborwa n'Umwuka. Satani afite abahungu n'abakobwa yatoje igihe kirekire ngo bamufashe gusohoza umugambi we wo kugusha umuntu Imana yaremye, nk'uko yakoresheje inzoka mu gihe cya Adamu na Eva. Mu ijoro ryakurikiyeho
neretswe indi pica yansobanuriye impamvu y'ibyo nari nabonye n'impamvu nafashe umwanzuro wo gutandukana nawe bwa mbere, ariyo imisengere ye cyangwa se iwabo. Uwo musore yarakomeye ku myizerere ye. Abo basenganaga cyangwa se iwabo basengaga ibigirwamana, ibishushanyo. Wibuke ko ijambo ry'Imana ritubwira mu kuva igice cya 20 guhera ku 3 kugera kwa 5 kutagira izindi mana mu maso y'Uwiteka, rikatubuza gusenga ibishushanyo bibajwe no kubyikubita imbere. Bagenderaga ku mihango n'imigenzo by'abantu kandi byose babikora mu izina ry'Imana. Ibyo byari byaramucengeyemo, ukuri ntiyari yitaye ku kumenya, nta kindi yashakaga kumva kitari ibyo yigishijwe. Iyo mpamvu ntiyari gutuma duhuza, nubwo nari ntarahinduka ku rugero ngezeho uyu munsi, kandi ruracyari rurerure kuko nifuza kurushaho gukurira muri Kristo no kubaho imibereho imuhesha ikuzo. Iyo twaganiraga ku bijyanye n'imyizerere, yambwiraga ko nta kibazo azajya ajya gusengera aho asengera, maze nanjye nkajyaho gusengera aho nsengera. Mbese abantu babiri bagendana badahuje icyerekezo. Mbese ukeza ubutunzi cyangwa se ukeza ubutunzi bw'isi yabasha kubana n'uwamenye ko Kristo ari we butunzi kandi kumugira ari bwo butunzi? Hari uwavuga ko bishoboka, ariko Bibiliya ntibeshya. Ahubwo hariho abemeye kubangamirwa kandi bakavuga ko ntacyo bibatwaye, ko babanye neza bitewe n'ibyo umuntu ararikiye no kwibeshya kumwe yahindura undi. Ariko nshuti bene data, uko ni ukwibeshya, kandi igihe turimo si icyo kubana n'umuntu wiringiye kuzamuhindura cyangwa se ari cyo ugambiriye, cyangwa se kubana n'umuntu mudahuje. Iyo nza gukundana nawe kandi tukabana, byari gutuma mu rugo hazaba amahane n'intambara, kuko sinashoboraga guhinduka cyangwa se ngo mpindure kubwe, ngo ndamye ibyaremwe mu cyimbo cy'umuremyi, ngo nemere amategeko y'abantu aho kumvira no kwitondera amategeko y'Imana. Kandi ntiyemeraga gufata akanya ngo agenzure icyo ijambo ry'Imana rivuga ku giti cye. Buri wese yarakomeye ku myizerere ye. Nifuzaga kumusangiza bike nari nzi, ariko nawe agashaka kunsangiza ibyo azi. Buri wese agakurura yishyira. Ibi byangereranijwe n'umubano wa Yezebeli na Ahabu n'iherezo ryabo. Mbese birashoboka ko usenga Imana yabana n'usenga Bali bakabana neza? Mbese biroroshye kubana n'umuntu unywa inzoga wowe utazinywa, unywa itabi wowe utarinywa, ujya mu kabyiniro wowe utakajyamo? Munyandikire mu mbwire. Imana yabuzanyije ugushyingiranwa kumwizera n'utizera. Abakorinto ba 2 igice cya 6 umurongo wa 14, 17 na 18 haravuga ngo nimwifatanye n'abatizera mudahwanye. Nyamara kenshi umutima utarahindutse ukurikira ibyifuzo byabo, bityo ugushyingiranwa Imana itemera kukabaho. Uyu munsi ntitwemerere imitima yacu ko idushuka, ahubwo twemere kuyoborwa n'ubushake bw'Imana. Nshuti bene data, ni igihe cyo kwinginga Kristo ngo twoherereze abagenzi beza, inshuti nziza, abafasha n'abatware beza, kuko turi kwitegura igihe twategereje igihe kirekire cyo kugaruka k'Umwami wacu Yesu Kristo uri hafi kwerekanwa ku bicu, aje gutwara umugeni yakoye amaraso y'igiciro cyinshi. Kandi abagenzi tudahuje bashobora gutuma dusigara. Satani ari ku rugamba, tube maso kandi dusenge. Gusenga tukongera kwiga ijambo ry'Imana no kuribikira mu mitima yacu, kudacumura ku Uwiteka. Uyu munsi turi kumva abantu bakundanye cyangwa se abantu bakundanye igihe runaka bagakora ubukwe, ariko kandi nyuma y'igihe gito cyane ukumva ngo ntago bakiri kumwe. Hari abari gusiga ingo zabo kubwo kutumvikana, kudahuza, bakajya gutegura izindi mwibanga, ariko bikarangira bimenyekanye, bikaba byabahira cyangwa se ntibibahire. Hari abandi bari kubana badahuje, bagera mu rugo asengaga agasubira inyuma kubera ko icyerekezo atari kimwe n'icyo bagiye kubana. Hakabaho n'abakunda abantu
bakibwira ko bazabahindura babanye, ariko bagera mu rugo akaba ari bo babahindura. Igicaniro cyo gutambiraho Imana ibitambo kigasenywa, kikubakirwa Bali. Umuntu ntaba kijya mu materaniro yera, ntaba gisura umuryango, aho kugira ngo urugo rumubere ibyishimo rukamubera isoko y'amarira n'umubabaro, kandi agahozwa ku nkeke n'uwo bashakanye. Ibyari umugisha bigahinduka umuvumo. Ibi byose biterwa no kutabanza gushaka kumenya neza umugenzi mugiye kugendana, niba muhuje icyerekezo, ahubwo ugasanga umuntu ari kwita gusa ku mvugo nziza nuko umuntu asa. Ibi ntawe nabyifuriza, ahubwo ndifuriza buri umwe gufata imyanzuro myiza, ariko Imana ikaba nyambere. Bakiri batoya teganya kubaka, ni igihe kandi cyo kubwiza ukuri ukunda, kuko nk'uko igitonyanga kimwe cy'amaraso gihumanya ikirahuri cy'amazi, niko ikinyoma kimwe gisibanganya ibyiza byose byakozwe igihe kinini. Hari igihe twibeshya ko gukoresha ibinyoma cyangwa se kubeshya byatuma twigarura imitima yabo dukunda, ariko ni ukwibeshya, kuko iyo ikinyoma kimwe kivumbuwe birapfa byose, bigasigara bisa naho umubano utigeze ubaho. Si igihe kandi cyo kwiyerekana uko tutari kugira ngo dukundwe, kuko tubasha kwihishira no guhisha bagenzi bacu imico yacu ya kamere, ariko tuzirikane ko Imana idahishwa, kandi ihishurira abagaragu n'abana bayo ibyo twahishe, maze ahubwo twivugurure, twisuzume. Kumva neza ni ingenzi. Irinde gupfobya ikosa wakoze uko ryaba ringana kose, kandi hahirwa uwemera guhanwa, niko ijambo ry'Imana rivuga. Nyamara abaduhana turi kubabona nk'abanzi, tukabatera umugongo, ahubwo tukemerera abadushuka kuza mu buzima bwacu. Kumva ni ingenzi. Irinde kwimariramo umuntu mu gihe utaramumenya neza, kandi utaramenya ubushake bw'Imana kuri wowe. Tindana n'Imana kuruta uko uzatindana n'umuntu. Genzura niba uwo muntu azikorera imitwaro y'urugo rwawe. Suzuma niba imibanire yawe n'uwo muntu izatuma urushaho gukora mu by'umwuka, ntugwingire. Dutekereze akanya gato. Kubana n'umuntu ukajya gusenga, uwo mukundana cyangwa se mwashakanye, mu mwanya wo kugira ngo mujyane mu materaniro cyangwa se mufatanye nawe guhimbaza Imana, akaba afite indi gahunda, wenda ari busohokane na bamwe mu bashuti be, bimwe bita ngo ni ukurya ubuzima, cyangwa se akajya kwiryamira, cyangwa se akaba ahugiye muri bizinesi ye kubwo gukunda umurimo kurutisha Imana yaturemye, kandi iyo yaragize igihe cyo kuruhuka imirimo yayo yose yakoze. Mbese hari uwo mu basenga ibi byanezeza? Tube maso, kuko hari abantu bavuga ko bashaka kubaka ariko bafite ibindi bagendereye. Abo iyo bageze mu buzima bwabo bashatse barabwangiza, kandi iyo tutagize amakenga ngo tugire Imana nyambere ijya yemera ko bidushyikira. None rero wowe utarafata umwanzuro, banza ugishe inama Imana, cyangwa se banza ugishe Imana inama. Ni igihe kandi cyo kwirinda cyane abahanuzi bavuga ngo Imana yavuze. Igihe kimwe nari ndi muri Uganda mu karuhuko, mpura n'umugore wahindutse nka Balamu kubwo gukurikira ibiguzi, amanurira ubukwe ku muntu nari narabwiwe gusengera. Ku cyo kubana nari narabwiwe ko tutabana bitewe n'ibyari byaramubase, kandi nsobanukirwa n'ingorane byari bunzanire iyo nemera, ariko uwo mugore agahora anyemeza kenshi ko hari ubukwe bwanjye n'uwo muntu. Tangiriro igice cya 3 umurongo wa 1 kugera kwa 5, tubona ko Imana yari yarabujije Adamu na Eva gukora no kurya ku giti kimwe gusa cyamenyekanishaga ubwenge, kugira ngo batazapfa. Ariko inzoka iti, gupfa ntimuzapfa, kuko Imana izi yuko ku munsi mwaziriyeho amaso yanyu azaweza mugahindurwa nk'Imana, mukamenya icyiza n'ikibi. Abakorera Satani rero nabo barakora nka shebuja, bagoreka ijambo ry'Imana ngo bateshure abantu kukumvira Imana n'imiburo yayo, ndetse kandi ngo bashidikanya amagambo yayo, nkuko Satani yakoresheje
inzoka muri edeni, nabo niko bari gukora satani. Tube maso. Muri iyi minsi hariho benshi bakundanye kandi bubakiye ku buhanuzi bw'ibinyoma. Niba umuhanuzi, umushumba, umwapotre, bishop runaka baguhanuriye ubukwe n'ibindi, wihita wemera ikivuzwe cyose, jya imbere y'Imana uyibaze, izakubwira koko niba ubwo buhanuzi buvuye kuri yo cyangwa se ari ubwa satani. Kuko benshi bisubiriye inyuma bava mu byizerwa kubwo kwizera amasezerano y'ibihura atarasohoye. Hagira n'ikiba kigaherekezwa n'intonganya, kutumvikana kubera kudahuza n'umwuka w'ikinyoma ukomoka kuri satani. Abandi babibonye bareka gusenga kubera ko imvugo imikorere byabo bivuguruza ijambo ry'Imana. Uyu munsi nifuje kubabwira ko umugisha Uwiteka atanga uzana ubukire kandi nta mubabaro yongeraho, kandi ko iyo Uwiteka asezeranye asohoza. Naho byatinda ubitegereze wizeye kuko azabisohoza. Nta wigeze ategereza Uwiteka gakorwe n'isoni, keretse gusa abava mu isezerano ari nta mpamvu. Uyu munsi nifuje kandi ko twese twamenya urukundo rw'ukuri, urukundo rukomoka mu ijuru. Ntabwo ari urukundo rubura gutekereza kandi ntabwo ari impumyi. Urukundo ruratunganye kandi rurera. Nyamara irari ry'umutima wa kamere naryo ni ikindi kintu. Mu gihe urukundo rutunganye ruzazirikana Imana mu byo rugambirira byose kandi rugakora ibihuje rwose n'umwuka w'Imana. Irari rya kamere ryo riba ryishakira ibyaryo gusa, rihutiraho, ntiryemera kugirwa inama, risuzugura ibyo ribuzwa byose, kandi icyo rihisemo nicyo ryimika. Ubuntu bw'Imana bugaragarizwa mu myitwarire yose y'umuntu ufite urukundo nyakuri. Kwifata, kwiyoroshya, kuvugisha ukuri, imico mbonera ndetse n'iyobokamana bizaranga intambwe yose iterwa igana mu isezerano ryo gushyingiranwa. Abagengwa n'iyi mico ntibazatwarwa no kwigumanira na bagenzi babo kugeza ubwo batakita ku materaniro yo gusenga na gahunda z'iby'iyobokamana. Abakiri bato, twemerera ubuyobozi bw'Uwiteka kutuyobora mu gutoranya uwo tuzabana. Abubatse namwe uko biri kose mwikomeze ku Uwiteka, mumwikoreze ibibarushya byose, we utaremererwa. Mumuragize ab'urugo rwanyu, we mwongere mwiza utayobya kandi akagarura intama zazimiye. Mumushimire imigisha abaha n'ibyiza bakorera. Mukundane urukundo rwinshi maze ubwo ari hafi kwerekanwa, ntihazabure n'umwe mu bo mu muryango. Ndabakunda mwese. Ubuntu bw'Umwami Yesu bukomeze kubana namwe mwese.